bagiye kuzapfa, igihugu kizacura umuborogo, ariko Imana irambwiye ngo yo yonyine niyo ikomeye, niyo y'inyacyubahiro, ibindi byose ni ukubera akomeye. Ngeze mu boroheje, Uwiteka araje, haje kubana n'abantu, niwe yasire drome, abantu bagiye gupfa. Shimire bakunzi bacu, bakunzi ba Niyo Yabivuze TV, Imana ibaha umugisha, Uwiteka abagirire neza, Imana ikomeze kubagura muri byose, kandi Uwiteka abahe gutsinda cyane igisa nacyo. Umwanya rero tunejejwe n'Imana mu mutima wacu ko Imana ikomeje kuduha amahirwe yo kongera kwamamaza ubutumwa bwiza. Imbere ya kamera tuhafite umukozi w'Imana musanzwe muzi hano kuri Niyo Yabivuze TV, ariko mbere yuko mwakirana ya nshimira umuntu wese wakanze subscribe, mufashe mukandeho kugira ngo twuzuze igihumbi mu byumweru nka 2 uku kwezi kwa mbere kurangire turi mu gihumbi. Nukuri mbifurije umugisha, umuntu wese wakanzeho ajya yumva ko hari ibintu bizahinduka ku buzima bwe, kandi n'umusanzu ukomeye uzabuduteye hano kuri Niyo Yabivuze TV. Imana ibaha umugisha rero. Ushobora kuba urwaye, ushobora kuba ufite intambara, ushobora kuba ufite amakuba, ndagira ngo nkubwire ngo Uwiteka arihagije muri byose ku buzima bwawe. Ntukagire ubwoba, rekana n'amajwi akubwira ko ntaho uzagera, rekana n'amajwi akubwira ko nta kintu uzageraho. Ngenda ndagira ngo nkubwire ngo uzagera kure kubera Imana. Nta muntu uzamurwa kubera undi muntu, ahubwo twese tuzamuka kubera Imana. Imana ibagirire neza cyane. Imbere ya kamera rero tuhafite umukozi w'Imana, Mama Samweli. Mama Samweli rero ni umuhanuzi ukomeye hano, ni Imana yakomeje, ntabwo ari ku bwacu, nta nubwo ari n'ukubwe, ahubwo ni Imana yashatse ko aza hano. Twamutumiye rero kugira ngo musanzwe muzi hano ko ari babwiriza, ni cano yiwe, reka mbivuge, ni cano asishaho ubuhanuzi Imana iba yamuhaye. Ndagira ngo muri aka kanya mumfashe tumwakire, tuguhaye ikaze umukozi w'Imana. Hanyuma ngira abantu bankurikiye kuri Niyo Yabivuze TV, abakunzi banjye, Imana ibahereze umugisha, Imana ibagirire neza, Imana ibiteho n'ukuri mu mirimo yanyu mukora yose, Imana igibana namwe kandi igibahira. Hanyuma ndabashimiye uburyo mugenda mubana nanjye, abampamagara inama mu mpashe ya kumukora comment, subscribe. Imana mu ijuru igire gute ibahereze umugisha. Amen. Hanyuma mukanyivuze ijambo rikomeye, uravuze ngo Mama Samweli ni umuhanuzi ukomeye. Ntabwo nge nkomeye, ahubwo Imana iri muri njyewe. Nabisobanuye, ariko navuze ko Imana ariyo yagukomeje. Ukomera kubera Imana, ntabwo wakomera atari Imana igukomeje. Undi Imana niyo ikomeye igakomeza uyishaka. Igakomeza uwo yahamagaye. Yego, ihamagara boroheje ikabakomeza. Kuko hari ijambo rivuga ngo niyo ikomeza ibintu, niyo igira ikirema yamara kukirema ikagikomeza. Urumva rero niyo yagukomeje. Reka nguhe umwanya ubanze udusengere ubundi dukomeze. Reka twubahe Imana dusenge. Abantu badukurikiye, amahoro y'Imana bane namwe, izina rya Yesu. Imana ifite ubutware n'ubushobozi, Imana rubasha, Imana y'inyembaraga, Imana abanye natwe 2024 byari bikomeye, intambara zari nyinshi, ibigeragezo byari byinshi, hayiwe byari kudutwara umuntu n'ubugingo byari bihari, ariko himbazwa. Nasomye ijambo riri muri Zaburi 24 havuga ngo yaba Uwiteka atari wari uri mu ruhande rwacu, ubwabisha bacu baduhagurukiraga, abaratumize bunguri. Ijambo rikavangwa himbazwa Yesu, utaradutanze kwa nk'umuhigo w'amenyo yabo. Turagushimiye Imana abane natwe, watubereye ngabidukingira, watubereye ubwugamo, waduhereye igihome, nuhimbazwe mu izina rya Yesu. Mana dusenge abantu bose bakuna Yabivuze TV badukurikira, ongera bahereze umugisha, bahembure, kandi abarwayi bakize, abadafite amahoro yabahe mu izina rya Yesu Kristo. Mana ntukabure mu byabo, nyemero bategekere baneshereze, kandi barwanye birwanye mu izina rya Yesu Kristo. Abako y'Imana sumira bidafite umumaro ku buzima bwabo mu izina rya Yesu. Dusengeye ijambo rya tugiye kuvuga, ijambo rye n'umutsima utera imbaraga, ijambo rye ritera impinduka mu muntu, ijambo ryawe ni imizi igimera mu muntu rigashora, kandi iyo rimaze gushora rigira n'amashami. Niyo mpamvu usengeye ijambo ryawe, ntabari njye ugiye kurivuga, imbaraga z'Imana ziganze, ntabari njye ugiye kurivuga, Mwuka wera w'Imana ashoboze, Mwuka wera mbimbere, ni wayasire bone drome fo hera distance fora power. Nuhabwe icubahiro, wowe mu
mwungeri mwiza, Imana twabonye bikomeye, Imana yadukuye mu mfu, Imana yaturengeye, abantu babona ko tumwawe, abantu babona ko dukozwa n'isoni, ariko ukaza ukaturemera ubuzima. Turavuze ngo ntuhabwe icyubahiro, turavuze ngo ntushyirwe hejuru n'izina rya Yesu. Mana turasenze ibiganiro tugiye kugira, iri jambo Yesu unyemere ushyigikire imbaraga zawe, mwuka wera wawe, umuriro w'Imana urishyigikire Yesu, rishora imizi Uwiteka mu mitima ya benshi. Icyo turanije n'imbaraga z'umwijima mu izina rya Yesu. Nyemerera uganze utegeke, kandi ntaba ari njyewe, ahubwo uneshe nk'Imana kandi uganze. Urakoze kubikoze, mbisabye nizeye izina rya Yesu Kristo bambwe rimwe gusa. Amen. 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 Mana ni umugisha mu masamweri. Haleluya. Senze isengesho ryiza cyane, isengesho kandi riramfashije. Tujya nkwakire utugezeho ubutumwa Imana yaguhaye. Hanyuma tujya gusoma ku magambo y'Imana ari muri Matayo 25. Amen. Amen. Amagambo y'Imana ari muri Matayo 25 ivuga ku bakobwa 10, batanu ngo bari abanyabwenge, abandi batanu bari abapfu, ariko abanyabwenge ngo bari bafite amavuta. Reka turisome. Risome icyo gihe kadusome Matayo 25 umurongo waho wa 2. Kadusome mu izina rya Yesu Kristo. Icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzagereranwa n'abakobwa 10 bajyanye amatabaza yabo bajya gusanganira umukwe. Ariko muri abo 10 batanu bari abapfu, abandi batanu bari abanyabwenge. Abapfu bajyanye amatabaza yabo ntibajyana n'amavuta, ariko abanyabwenge bo bajyana amavuta mu mperezo zabo hamwe n'amatabaza yabo. Umukwe atinze bose barahunikira barasinzira. Imana ibahe umugisha. Amen. Ijambo ryiza cyane. Hanyuma iri jambo maze igenda itekerezaho cyane. Amen. Umukwe atinze. Iri jambo maze igenda itekerezaho. Amen. Hanyuma tugira abantu bagiye kubana natwe cyangwa abana natwe buri munsi, iri jambo bankundire baritega amatwi. Hano ndi hano kuri kamera, mumbare muze tubane, iri jambo muritega amatwi. Amen. Amen. Dusomye amagambo y'Imana ari muri Matayo 25. Amen. Avuze ku bakobwa 10. Imana ishimwe. Bibiliya iravuze ngo icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzageranywa n'abakobwa 10 ngo bajyanye amatabaza yabo bajya gusanganira umukwe. Amen. Haleluya. Ariko Bibiliya iravuze ngo muri abo batanu, muri abo 10 batanu bari abanyabwenge, abandi batanu bari abapfu. Amen. Haleluya. Ariko abanyabwenge bari bafite amavuta mu mperezo, ngo ndetse n'amatabaza yabo yahoraga yaka. Haleluya. Biravuze ngo icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzageranywa n'abakobwa 10. Haleluya. Ngo aba bakobwa 10 batanu bari abanyabwenge, abandi batanu bari abapfu, ariko abanyabwenge bari bafite amavuta mu mperezo, ngo ndetse n'amatabaza ahoraga yaka. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Hanyuma mbaza umuntu nkurikiye, ufite amavuta mu mperezo cyangwa amavuta aramenetse? Amen. Munyamasengesho ufite amavuta mu mperezo, muvuga butumwa ufite amavuta mu mperezo, mudiakoni ufite amavuta mu mperezo, muko ufite amavuta mu mperezo. Haleluya. Bibiliya iravuze ngo icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzageranywa n'abakobwa 10 ngo batanu bari abanyabwenge, ariko abandi batanu bari abapfu, ngo ariko abanyabwenge bari bafite amavuta mu mperezo, ngo ndetse n'amatabaza yabo yahoraga yaka. Imana ishimwe. Bibiliya iravuze ngo abapfu bagiye ku banyabwenge baravuga ngo nimuduhe ku mavuta kuko amatabaza yacu azima. Haleluya. Kandi nubwo amatabaza yabo yazimaga bahoraga mu mwuka, bajyaga mu ndimi ariko zari zo ku munwa gusa. Mwuka wera w'Imana aragiye kera. Haleluya. Bibiliya iravuze ngo nuko bagiye ku banyabwenge baravuga ngo nimuduhe ku mavuta kuko amatabaza yacu azima. Bibiliya yambwiye ngo barababwiye ngo ntabwo amavuta yadukwira, ahubwo nimujye mu bahanjuzi kwishakira ayandi. Haleluya. Kuko amatabaza yanagize gute? Amavuta yanazima. Amen. Njya nkubwire ngo uracyafite amavuta mu mperezo, itabaza ryawe riracyaka. Amen. 2025 wisuzumye, itabaza ryawe riracyaka. 2025 wisuzumye, uracyafite amavuta mu mperezo. Imana ishimwe. Mu kirisitu wisuzumye, uracyafite amavuta mu mperezo. Papa uracyafite amavuta mu mperezo. Munyamase
munyamasengesho uracyafite amavuta mu mperezo, diyako uracyafite amavuta mu mperezo, Imana ishimwe, musore uracyafite amavuta mu mperezo, ntabwo amavuta yamenetse ukaba usigaye uri wo kubishashi gusa, ntabwo amavuta yamenetse ukaba usigaye uri wo kwizina gusa. Haleluya, Imana yo mu ijuru ishimwe, Imana ishimwe. Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuze ngo ubwami bwo mu ijuru icyo gihe buzageranywa n'abakobwa 10, ngo 5 bari abanyabwenge ariko abandi 5 bari abapfu. Haleluya, aho ntabwo wapfuye, ntabwo turi kubana ugenda munyamasengesho ariko warapfuye. Diyako ntabwo turi kubana ugenda ariko warapfuye. Mushu ntabwo turi kubana ugenda ariko warapfuye. Muvuga butumwa ntabwo turi kubana ugenda ariko warapfuye. Haleluya, muririmbyi ntabwo turi kubana ugenda ariko warapfuye. Ni waya sire distance herara power zinima. Najya nkubwiye ngo niba warapfuye garukira aho ngaho. Amen. 2025 ufata icyemezo, 2025 ongera wambara izindi mbaraga, 2025 ongera uyabaza Imana inzira. Haleluya, Bibiliya iravuze ngo icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzageranywa n'abakobwa 10, ngo baboneje amataba zabo bajya gusanganira umukwe. Haleluya, ngo ariko 5 bari abanyabwenge abandi 5 bari abapfu. Amen. Najya nkubwire ngo wisuzume, aho ntabwo uri umupfu. Haleluya, aho uracyafite amavuta mu mperezo. Imana ishimwe, ntabwo wasambanye amavuta ukayamena, ntabwo wakoreye indamu amavuta ukayamena, ntabwo wagiye mu marogi amavuta ukayamena, ntabwo watubuye amavuta ukayamena. Imana ishimwe cyane, ntabwo wagiye mu bapfumu amavuta ukayamena, aho muri biro wicaye nta miti ukenyereyeho. Reka nkubwire ngo amavuta yaramenetse. Haleluya, niba ufite imiti ucururizaho amavuta yaramenetse. Haleluya, niba ufite imiti wisiga amavuta yaramenetse. Haleluya, mureke mbabwire bano bakobwa 5 suko bahuye n'ibigeragezo, suko batahuye n'intambara, suko batahuye n'ibibarwanya, ahubwo bagomeje kubika amavuta, bagomeje gusenga, basenga ubudasiba. Intambara zari barasenga, amagambo ari menshi barasenga, imiryango y'abaciye barasenga. Haleluya, yahubwiye ngo umuntu wahamagawe n'Imana by'ukuri ntabwo areka gusanga nuko intambara zihagurutse. Umuntu wahamagawe n'Imana naho amahembe bayohereza ntabwo areka gusenga, naho abarozi baroga ntabwo areka gusenga. Imana ishimwe cyane. Haleluya, ahubwo ashyiramo vantage. Imana ishimwe. Haleluya, niyo nkubwira ngo banza wisuzume. Papa uracyafite amavuta mu mperezo, musore uracyafite amavuta mu mperezo, munyamasengesho uracyafite amavuta mu mperezo. Haleluya, muvuga butumwa uracyafite amavuta mu mperezo. Bibiliya yavuze ngo iki? Yavuze ngo bakobwa 10, 5 bari abanyabwenge ariko abandi 5 bari abapfu. Haleluya, umva igitangaje. Umuntu wese wabonaga bano bakobwa 10 yabonaga ari abanyamasengesho, yabonaga barahamagawe n'Imana, yabonaga mbese muri wa mwuka wera abarimo. Haleluya, ariko data batwese mwiziyo yabonaga abakobwa 5. Haleluya, bari bazi kwitega ubutamba, bari bazi kwambara amajipo maremare, bari bazi kuvuga Yesu ashimwe. Ariko data twese uri mu gihugu cyo mu ijuru yabona akabona 5. Haleluya, najya nkubwira ngo ibizo ukora bizose, naho umwana w'umuntu atakubona ariko Imana irakureba, naho se atakubona Imana irakureba. Ubwo busambanyi bwawe Imana irakureba, ubwo bwicanyi bwawe Imana irakureba. Haleluya, aho kazi wicayemo. Haleluya, ari umuyobozi wako, abantu bahugana ngo bahereza akazi ukabanza kubasambanya, Imana irakureba. Topaya siniwa heradi stasefo. Najya mbabwire ngo inkota y'Imana iraje, Imana ije guheha, Imana irababaye, ibabajwe n'abantu yiremeye. Najya nkubwire ngo uracyafite amavuta mu mperezo, banza wisuzume. Reba n'ibitabaza ryera icyaka, reba niba ukuhamagara ari kukiri, reba niba ugisenga, reba niba ugihanura, reba niba ugisoma ijambo ry'Imana. Imana ishimwe, reba niba ukiyiriza, niba ugifite ukuri muri wowe, niba ugifite inzira z'Isiyoni. Topaya siniwa heradi stasefo rapawa zinima. Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuze ngo umukwe atinze bose barahunikira, amasezerano atinze gusohora bayoboka izindi mana, amasezerano atinze gusohora bajya mu busambanyi, amasezerano atinze utangira kuraguza, amasezerano atinze wibariza izindi mana. Imana ishimwe, amasezerano atinze mama utakaza imbaraga z'umutima, uravuga ngo si Imana twavuganye. Imana ishimwe. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Bibiliya ivuze ngo iki?
iki iravuze ngo nuko haleluya abakobwa 15 bari abanyabwenge ariko abandi 5 bari abapfu ariko ngo bapfu bagiye ku banyabwenge barabangwa ni muduhe ku mavuta kuko amatabayaza yacazima haleluya abanyabwenge bari barashatse bavunitse bari barashatse bafite intambara bari barashatse biyishe kuya barabangwa ntabwo amavuta yadukwira babasubiza ijambo rikomeye barangwa nimujya kwishakira yanyu haleluya birakwengwa niba ufite amavuta mu mperezo yakomero papa niba uzi ko ufite amavuta y'Imana yakomereho mama niba uzi ko ufite amavuta y'Imana yakomereho haleluya muvuga butuwe niba uzi ko ufite amavuta y'Imana yakomereho Imana ishimwe bagiye ku banyabwenge Imana ishimwe baravangwa ni muduhe ku mavuta kuko amatabaza yacazima barabakanira ngo hoya ntabwo yadukwira haleluya komera ku mavuta yawe gushaka amavuta biravuna komera ku mavuta yawe amen barangije bakimara baragenda bamaze kugenda Yesu baraje haleluya niko Bibiliya yavuze ngakimara kuza afata babandi bari biteguye ngo binjana nawe mu bukwe ako kandi urugi ruba rurakinzwe Imana ishimwe igihe cyageze kandi girasoye kabasenga data mu mwuka aribo bakwiye kumusenga haleluya baraje barakomanga Uwiteka arabwira ngo hoya ntabwo nigeze mbamenya birakwiye kigiye kije kugera niba ari hano ufite izindi baraga Imana yakubwira ngo ntabwo nigeze nkumenya niba ari hano usambana Imana izakubwira ngo ntabwo nigeze nkumenya niba warabwirije usambana Imana izakubwira ngo ntabwo nigeze nkumenya Imana ishimwe cyane haleluya birakwiye kabasenga data mu kwino mu mwuka haribo basenga Imana niba uzi ko wicaye mu kazi ufite izindi mbaraga wiherekeje ufite inzaratsi wicanye nazo najya nkubwira ngo Imana ije kukuruka kandi ubwo Imana ikurutse nawe uzagutoragura najya nkubwira ngo Uwiteka haje kugira kabarore njya numva abantu bavuga ngo iyi Mana ntabwo yanika iyi Mana ijya yanika amen cyakora cyo nemera cyo yanika umuntu yagoragoje ariko Imana iricikana kiza amen najya nkubwira ngo banza wisuzume uracyafite amavuta mu mperezo mama uracyafite amavuta mu mperezo papa uracyafite amavuta mu mperezo yeto pani wa elafo muvuga butum uracyafite amavuta mu mperezo musore uracyafite amavuta mu mperezo muririmbyi uracyafite amavuta mu mperezo mukazuhamije kugira ukuri Imana ishimwe cyane muri biruhamije kugira ukuri Imana ishimwe najya nkubwira ngo umusore ufite amavuta mu mperezo ntabwo atendeka abagabo igihumbi ntabwo atendeka abagore igihumbi amen amen haleluya amen Imana ishimwe umugabo ufite amavuta mu mperezo ntabwo aca inyuma y'umugore we Imana ishimwe haleluya umubyeyi ufite amavuta mu mperezo ntabwo bamusohokana muri roge Imana ishimwe haleluya umusore ufite amavuta mu mperezo ntabwo ashobora gufata abakobwa igihumbi cyangwa se abakobwa 50 havuye ngo Iraje havuye ngo joteme hoya amavuta afite ntabwo bimwemerera haleluya itabaza riri muri ntabwo rimwe ntabwo bibimwemerera amen turi ku ijambo bitango mbese uracyafite amavuta mu mperezo turi ku ijambo rivanga umukwe atinze ntabwo umukwe yagutindanye ugahunikira mama ntabwo umukwe yagutindanye ugahunikira papa ntabwo umukwe yagutindanye ugahindukira muko ntabwo umukwe yagutindanye musore ugahunikira haleluya Bibiliya yavuze ngo nuko umukwe akimara kuza yafashe babandi biteguye yinjana nawe mu bukwe urugi ruba rurafunzwe haleluya najyanwa mbwira abantu ngo urugi rw'Imana ruje kubafungiraho haleluya ese niri gukingiranaho uzajya he amen niyo wakwirata amafaranga adashira amafaranga ntabwo atanga amahoro ntabwo atanga ubuzima haleluya niyo musi ushaka kuburwa kandi ukivuza ugakira ariko ejo ugapfa papa yasiniwa heradi stasefo ngira abantu ngo wirata yirate Yesu amen wakwiratana umubiri uyu musi umubiri uje wasa neza ariko ejo umubiri ukabura amen umubiri twambaye ikiri igitaka mama wirate Yesu papa wirate Yesu musore wirate Yesu amen turi kwijambo bitanga amavuta umusore ufite amavuta ntabwo atendeka haleluya ntabwo afata abakobwa igihumbi ngo babwire ngo ndabakunda umugore ufite amavuta mu mperezo ntabwo atwara umugabo utari uwe Imana ishimwe turi kwijambo bitanga amavuta haleluya banza wisuzume ni waya sire bone drome fo heradi stasefo umupasiteri ufite amavuta ntabwo asambanye umuririmbyi we siba n'abari n'umuririmbyi ntabwo aca inyuma y'umugore we umupasiteri ufite amavuta hagwiza ukuri muri we hagwiza urukundo amen mwira abantu bankurikiye mwisuzume
2025 niba niba ugifite amavuta mu mperezo Bibiliya yavuze ngo papa yasiniwa umukwe atinze bose bagira gute bose barahunikira amen bandure ko mu kazi umukwe atagutindanye ugakora ibyo udakwiye gukora bandure mu rugo rwawe niba umukwe ataragutindanye niba ari imbuto zikwiriye abihannye niwe yasire bone drome fo bandure mu kazi ukora niba umukwe ataragutindanye ugakora amabi bandure mu bucuruzi ufite niba umukwe ataratinze ukagabanya umunzani amen amen heto pani wa hera distance banzu muyabone bumukwati umukwera atinze ufite amasezerano abango hoya ntabwo ari Imana twavuganye nayo utangira kwicira izindi nzira amen so bitapanya amen utangira kwicira izindi nzira utangira kwicira panya amen najya nkubwire ngo garukira aho ngaho nubwo nge nta kubona ariko iyera yampamagaye irakubona nubwo papa wawe atakubona nubwo mama wawe atakubona nubwo inshuti zitakubona ariko iyakuremye irakureba amen reba niba ufite amavuta mu mperezo ni wayasire bone drome fo hera distance ngira abantu akaga karabagwiriye ishano rirabagwiriye ibizagwa birabagwiriye amen Imana ishimwe abantu mwibariza inkuge abantu musenga Imana ni wayasire bone hera distance fo uracyafite amavuta mu mperezo muvuga butumwa uracyafite amavuta mu mperezo mukazi wisuzumye ntabwo amavuta wayamenye amen mbwira abantu ngo kinubi y'Imana iraje haleluya inkwata y'Uwiteka iraje Imana ishimwe niba uzi ko wamenye amavuta inkwata y'Imana iraje niba uzi ko itabaza ritacyaka inkwata y'Imana iraje ni wayasire bone drome fo Uwiteka ari kumbwira ngo hateje indwara zitandukanye mu bantu abantu nimuca bugufi mwihane abantu nimugarukira Uwiteka ijambo ryaramwe ngo nimugarukira range nzabagarukira Imana ishimwe cyane ijambo ryaravuze ngo uzi Imana ni umenywa nayo ni wayasire bone abantu bagiye kurwara imitwe kandi imitwe igiye kwica abantu Imana ishimwe igihe cyageze umuntu akaryama akabyuka yafi Imana amagwije gusarura Imana ije gusarura kandi umuhinzi asarura aho yahinze Imana ishimwe haleluya Uwiteka ari kumbwira ngo aje gusarura ni wayasire bone drome fo hera distance ijambo ryavuze ngo umukwe atinze ni wayasefo hera distance umukwe atinze uyoboka mu bapfumu umukwe atinze ureka gusenga umukwe atinze urambika amasezerano umukwe atinze ushyira Bibiliya hasi umukwe atinze ureka umurimo w'Imana subira ku rufatiro Yesu aracyateza amaboko munyamasengesho subira ku isoko Imana iracyahamagara ni wayasire mora hera distance ijambo ryavuze ngo urugi rurakinzwe Imana ishimwe umukwe atinze papa yasiniwa hera distance papa umukwe gutindanye munyamasengesho umukwe atinze mami umukwe atinze musore umukwe atinze papa umukwe atinze bose barahunikira hanze yari umukwe ataragutindanye ukibariza izindi mana hanze yari umukwe ataratinze ukareka gusenga subira ku rufatiro ongera wongera ibihe n'Uwiteka ongera ugire ijambo ry'Imana muri ugira inyota y'ijambo muri wowe Imana ishimwe turi ku ijambo ngo umukwe atinze ngira abantu ngo Imana iraje Imana igeze icyubahiro ni icy'Imana ibindi byose bizagera gute ibindi byose bizashira Imana ishimwe ngira abantu ngo nibashaka Uwiteka hanyuma Imana ibagirire neza ndabakunda mujye kuri no yabivuze TV ni channel yanjye mukande subscribe share comment musharinge nukuri ndabakunda ndabakunda kandi iri jambo ry'Imana rishora imizi mu buzima bwanyu rishora imizi mu maraso mu mitsi mu misokoro Imana ibahereza umugisha tugiye gusenga ariko umenyere byo ndetse n'umwana mutuzi gusenga Imana ntabwo azagira ubwoba azafashwa no gusenga ni ku muri 62 avuga amen hanyuma Imana iz'umwana mutoya nawe irakuze haleluya wikwiheba biraje ko ufite ibibazo ariko wikwiheba reka dusenge mu izina rya Yesu Imana ifite ubutwaye n'ubushobozi Imana y'inyembaraga uri mwiza ubere mwiza bagutegereje icyubahiro ni cyawe ni wayasire drome hera distance for power ijambo rya rivuze ku bakobwa 10 ngo 5 bari abanyabwenge kandi 5 bari abapfu ariko abanyabwenge bari bafite amavuta mu mperezo ndasenze kugira ngo uhereze abantu amavuta mu mperezo
wongera uhembura amatabaza yabo, uhembura amatabaza y'abapapa mu izina rya Yesu Kristo, uhembura amatabaza y'abakobwa ni wayasire bone drome, uhembura amatabaza y'abasore dobaya siera ni wayasire distance, wongera uhembura abantu bawe Mana, abaguye umwuma ubasubize ku rufatiro, kandi abishwe n'inyota ubamara umwuma, kuko uri Imana ishoboye, uhembura imitima irushe. Urakoze Mana kubikoze, ngaho nyemera uhereza abantu umugisha, kandi ijambo abantu bagiye kuryumva bafata umwanzuro wo guca bugufi muri bo, kandi unyemera ijambo rigira umusaruro ku bwoko bwawe. Urakoze Yesu kubikoze, mbisabye nizeye izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibahereza umugisha. Hanyuma ndabakunda, kuno yabivuze TV ni ukuri, Imana igibaho umugisha. Ndabakunda pe. Nomero zanjye ni 078 6 7 378. Hanyuma munasharinge ni ukuri, Imana ibaho umugisha. Imana iguhe umugisha. Urakoze. Ciao ciao.